murakoze cyane rero hano ku ruhande ndi kumwe n'abatumirwa bacu baraza kwivuga hanyuma nanone murabizi ko apotre we musanzwe mumenyereye muri kino kiganiro kuko niwe akunze kudufasha ariko uyu munsi nanone turi kumwe n'abandi batumirwa b'inararibonye baza kutuganiriza kudufasha muri kino kiganiro. Nshuti muvandimwe urakaza neza ushobora kwibwira abadukurikiye. Murakoze tushimana kuba twicaye muri iki cyicaro kugira ngo turushizeho kugabana ivuna amazina yitwa Osam turuka Uganda aho bita ubuyobozi bw'itorero ryitwa Peace dukorera Uganda tukaba tunejeje kubana namwe kandi ikiganiro. Murakoze cyane mwene data nawe yibwira abadukurikiye kugira ngo tuze gufatanya ikiganiro. Murakoze cyane mazina nitwa Birori Merci nibyo. Murakoze cyane uyu ni Birori Merci abantu benshi bamumenyereye mu gusobanura indimi azi ururimi rw'icyongereza cyane n'impano ye ikomeye cyane Imana yamuhaye kandi akabikora neza ndetse ariko kandi tunababwire ko ari umwigisha w'ijambo ry'Imana kuko yarabyigiye buriya hariya afite degree nka zingahe y'imyobokamana. Imana ikumugisha merci turaza gufatanya nawe muri iki kiganiro. Imana ikugire neza. Ngira apotre we muramumenyereye muramuzi niwe uhagarariye The Kingdom TV kuko amaze kutugeza ibiganiro byinshi cyane. Imana yamuje kumugisha yakaze neza apotre nta mpamvu yo kugira kandi ngo wibwire abadukurikiranye. Rero uyu munsi wa none turaza kuganira naje ubashikiriza kino kiganiro nari ngiye kwisiga nitwa Shaka Olivier abantu benshi baramenyereye mu ndirimbo zihimbaza Imana ariko uyu munsi muri kino kiganiro bandi umunyamakuru banaje kugira ngo fashe uburyo twacukura amagambo y'Imana kandi tuyabwire abadukurikiranye. Uyu munsi rero turaza kuganira ku kintu kijanye n'amazina abantu benshi dukunze kumva. Hari izina ry'ubukristo hakabaho n'izina ry'ubwigishwa ni ukuvuga abigishwa. Ibyo rero nibyo abatumira baza kudusobanurira ayo mazina yombi. Ese ni amazina afite icyo ahuriyeho cyangwa ni amazina atandukanye? Ubusobanuro bwimbitse buri muri Bibiliya buri mu bumenyi bw'aba bantu twatumiye uyu munsi kugira ngo baze kudusobanurira ese itandukaniro riri hagati y'umukristo no kuba umwigishwa wa Yesu no kuba umukristo. Umukristo kuko iyo umuntu avuze ngo umukristo ubu wa Kristo noneho kandi hakabaho no kuba umwigishwa wa Yesu. Ayo majambo yombi ese umukristo agomba kwitwa ese uwakishijwe agomba kwitwa umukristo gusa cyangwa agomba kwitwa umwigishwa? Ibyo nibyo tuza kurebera hamwe muraza gucukumbura kuko abatumirwa bacu nicyo twabahamagariye cyane ko turi kumwe n'apotre ubwo nawe araza kugira icyo avuze kuri iryo jambo. Rero reka nsome kugira ngo nze neza kubaheza neza icyo kigwa cyacu aho kiri. Reka nsome ndabanza nsome muri Yohana 8 no kuri 31. Haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye bati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Reka subiremo. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye. Aho mu ijambo ryo kuba umwigishwa wa Yesu. Reka dusome nanone mu Byakozwe n'Intumwa 11 no kuri 22 no kuri 26. Murakoze cyane. Byakozwe n'Intumwa ko sikora cyane. Reka naho tubasome tubaye tugira vuba kugira ngo wenda biraza kudufasha kumva iri jambo risobanura iki cyane ko ari amajambo ari muri Bibiliya. 11 no kuri 26 haravuga ngo dusome vuba
aravuze ngo 26 amubonye amujyana muri Antiyokiya bamarayo umwaka wose baterana n'abitoro bigisha abantu benshi kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo ni ukuvuga hagati aho ngaho mubyumve neza abigishwa batangiye kwitwa abakristo bari muri Antiyokiya ni ukuvuga ngo biswa abakristo babanje kuba abigishwa turangirize muri Petero wa mbere kandi no ku 16 aho tuza kumva iri jambo abakristo cyo bisigura Petero wa mbere kandi no ku 16 somye vuba haravuga ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo umukristo ntagakorwe n'isoni ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina rye reka subire ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo murumva ko kuba umukristo Bibiliya ifite icyo bivuga ntagakorwe n'isoni ahubwo ahimbaze Imana kubw'iryo zina rye murakoze cyane ngayo amagambo tuza kuganira kandi ntizinze mu majambo mugani wacu hariya hakurya reka mbiyegereze ijambo ry'Imana mwabyumvishije ibyo tuganira mwabyumvishije rero Imana mwishubahisha kandi isubire mbiyegereze mu kino kiganiro murakoze cyane reka duhere kuri apotre agire icyo avuze kuri iri jambo hanyuma tugenda tuganira n'umushyitsi ariko kandi umushyitsi wacu urakaza n'Imana igumugisha urakoze cyane baradukunze umushyitsi uratuza muri iyi minsi twakeneye ko no muri iki kiganiro ugira icyo uvuze kuri ibi bintu urakoze cyane kandi bakaze n'ibyo urakoze Imana igumugisha urakoze mwene data Shyaka umunyamakuru wacu Imana igumugisha mwinshi kuri topiki nziza iyi topiki cyangwa se iri jambo ndarinezerewe cyane rero turaza kuriheza abashyitsi bacu turi kumwe n'umushyitsi umuyobozi kuva Rugande turi kumwe n'umuvugabutumwa Mercy baraza kubivugaho gusa icyo ushaka kuvugaho gato aya mazina yombi atandukaniye kw'isoko ahaturuka icyo ni kimwe kiyatandukanye atandukaniye ahaturuka ikintu cyose ni isoko yawe isoko ryo kuba umwigisha rifite ireme rinini cyane iyo dusoma amakuru y'itorero cyangwa se y'abigishwa abiyobokamana uhereye mu isezerano rya kera rero abigishwa bitwaga abigishwa ugeze no mu isezerano rishya barahari abigishwa muri amadini cyangwa se idini rya Kiyahudi harimo abigishwa ba Gamaliyeli yigishaga batreningaga niho havaga abafarisayo iryo ryari izina rizwi rikomeye mu Bayuda kuvuga kuba umwarimu abandi bakabigisha cyari ikintu kinini kuko umwarimu yaba afite qualification yaba afite ubumenyi noneho rero akagira abigishwa be akabigisha abo bigishwa be nabumva mission nabumva icyo afite nabumva icyo yahawe
abo babayeho mu isezerano rya kera cyangwa se mu idini rya kiyahudi. Nanone igihe cy'isezerano risha tuhasanga Yohana yagize abigishwa. Yohana yarigishije, Yohana agira abigishwa, Yohana umubatiza. Nanone iryo zina rirakomeza. Bukeye Yesu araza. Yesu aje, ikintu cya mbere yatangije akora icyo bita abigishwa. Kuko yari mwarimu yahise atangira abigishwa. Ashaka abigishwa arababona 12. Aba bigishwa be bamuba mu maguru. Bivuga ngo ijambo cyangwa se kumwigisha rifite inkomoko nini cyane. Irifite ireme, rifite isoko. Icya kabiri, Yesu arigisha. Maze kwigisha, Yesu nubwo yigishije yabaye mwarimu we atemerwa n'abayuda, atemerwa n'idini rya Kiyahudi. Bamwemera kuko bamwitaga ngo ari ngomeka, kuko bavugaga bamushinja byinshi ngo yiyita ko ari Kristo, yiyita Mesiya, kandi atari we bari bamuzi ko ari mwene Mariya, akaba mwene Yosefu w'umubaji, akamenya iwabo na bene nyina na bene se, bakamenya iwabo, bamusuzugurisha icyo, banga kumwemera no kumwumva kuko atari mu murongo w'abafarisayo. Noneho akiyita umwigisha kandi adakwiye kumwigisha kubera uburyo yari ari naho yari aturutse, kuko Yesu yisize akamero k'umugaragu w'Imana. Yesu ntiyakunze kuvukira mu mazu y'abategetsi cyangwa y'abatanzi. Yesu yavukiye hasi. Yesu yaje yoroheje cyane, noneho bituma batamwumva, asa nanone muri wa murongo wo kuba mwarimu agashaka n'abigishwa. Iryo zina rero rifite ngo tukagira irindi zina ryitwa abakristo cyangwa se Kristo. Abakristo nabyo turisanga muri Bibiliya, ariko inkomoko yayo ntituruka ku Mana, tifite inkomoko nini, tifite susi, tifite umwimerere mu Kiyahudi cyangwa se mu itorero ryayo. Aho turisanga bwa mbere kuko urisomye byabayeho muri Antiyokiya. Muri Antiyokiya cyari igihe Stefano bari maze kumwica. Stefano maze gupfa, abigishwa Baranaba aratibukaja Antiyokiya. Ashitse Antiyokiya, Baranaba arabwiriza. Baranaba abwirije abantu bakomeza gukizwa. Noneho bakabita ngo ni bajya ba Kristo, ni abakristo baje. Nibwo yasubiye yaje gushaka Sawuli, araza bamara amezi, bamara umwaka wose bari bateranye n'abanyetorero. Noneho rero waje kuvaho rino jambo rivuga ngo abakristo. Abakristo byari izina risa ko gupfuza iby'Imana bya Kristo. Bavuga ngo umuntu yitwa Kristo, n'ubya Kristo wagomesheje abantu, n'ubya Kristo. Tunge bari abantu batanemewe cyane, batumvaga cyane ikibamvaga ijambo ryazanye Kristo, babita gutyo, babitwa abakristo. Ahandi yasomye nanone turisanga muri Petero nawe yaza yandikira bene wabo bagiye bakijijwe bemera Kristo. Noneho amenya ko babita iryo zina niryo rizabaza babita abantu. Tiriva muri Kristo, tiriva ku Mana, tiriva mu murongo w'iyobokamana, riva ku bantu bavuga ngo bari ni abakristo. Kuko hari hariho n'abandi b'abafarisayo, hari hariho n'abandi abigishwa ba Gamaliyeli, abigishwa ba Yohana, bari abigishwa b'abantu benshi bakomeye bo mu Yuda, mu idini rya Kiyahudi. Noneho Yesu aza adafite aho aremeye. Iyo ntibabite ngo ni abigishwa ba Yesu, bakabita ngo bakristo, bakabita abakristo. Kandi Yesu we yarabafasha abigishwa. Yesu yabanye n'abari abigishwa, nawe ari mwarimu, ariraga. Nubwo Nikodemu ni umufarisayo
kandi umwarimu yaje nawe kwimwita wenyine kuko Yesu yigishije ngo mwumva n'ubwenge bwinshi mu ijoro aramukurikira amusanga iyo yagiye n'abigishwa amwita rabi aramubwira ngo mwarimu nubwo batamwemeraga nk'amwarimu ariko Yesu yari mwarimu kuko yari afite abigishwa Yesu yari mwarimu kuko yari aje kwigisha kandi abo yari aje kwigisha bagombaga kuba abigishwa rero iryo zina turisanga aho Petero nawe ararandikira arababwira ngo nimubabazwa babahora Kristo murahirwa munezero mwishime kuko babahoye iryo zina mwishime guhorwa iryo zina kuko mwebwe muzi neza Yesu Kristo nubwo abo bose batamuzi babahotera babica ntibamuzi kuko batahanye nawe ariko twebwe kandi abigishwa be twabanye nawe mumenye mwishimire ko babahora iryo zina rero ayo mazina yombi naringize ngo mbabwire gusa isoko hanyuma twumve abashyitsi bacu basobanurira murakoze cyane ndaza gusubira inyuma. Murakoze cyane Apotre yabisobanuye neza inkomoko yari amajambo yombi mu by'ukuri harimo abantu benshi batazi n'iryari kwitwa umukristo zaje n'iryari Yesu yagiye yita abigishwa be bakabita nako abakristo akabita abigishwa rero Imana ikumugisha cyane abisobanuye neza rero reka twumve umushyitsi wacu nanone kuko cyane cyane niwe uza kugira icyo bivuzeho hanyuma na Messi nawe ko mwumvise ko afite nawe ibintu byinshi turaza kuganira Imana y'ijoro ishatu ikiganiro uva gusobanukirwe twibutse abadukurikirana murakoze cyane. Sawa arakoze kwesha amagambo turashima Imana muri deba nziza ubundi na Yesu akiri mu isi yahoze ahanganye n'abafarisayo n'abanditsi habari igihe cy'intumwa ba Pawulo bahoraga mu mupaka kandi zaganishaga kugira ngo abantu bamenye basobanukirwe bakurikire icyo bamenye. Ni ibyo byiza rero iyo abantu bafata umwanya wo kuragera ku kintu runaka ni ukugira ngo abantu babashe gusobanukirwa babashe kugira icyo bagabanye ndetse bashobore kuba bokora n'ubucukumbuzi kugira ngo abantu banogerwe. Tugendeye ku ijambo dufite rishyizwe imbere muri aya masaha rijyanye n'intumwa cyangwa se abigishwa ari Yesu yasize araze abo yari yarigishije k'isezerano rimukomokaho kuko Apostle yavuze mu kanya n'ijambo ryitwa abakristo aho bikomoka byose urebye nyine ikintu aho bikomoka n'iryo mbaraga z'icyo gihe ikintu cyose kigira imbaraga burya bitewe n'uwakivuze cyangwa se nawe ukivuga nk'abizera kandi iyo tuvuze mu mwizera ni umuntu wo wumvise ubutumwa bwiza hanyuma agakorwa mu byaha cyangwa se akarekura ibyo yahozemo akizera ishusho yabwirijwe n'umubwirizabutumwa aribo bita abizera. Iyo umuntu avuye kubwizera agomba kuja icyo bita kuba umwigisha cyangwa se discipleship mu rurimi rw'icyongereza. Kwiga ni ikintu cyiza gifasha umuntu kurushizaho gusobanukirwa akamenya ikintu umwimerere wacu. Dufashe nk'urugero Bibiliya ivuga ko hari umuntu wari uvuye Yerusalemu gusenga urumva yari abizi ariko badasobanukiwe ibyo yasomaga. Umwigishwa umwe mu bigishwa ba Yesu umwuka amujana witwa Filipo bamusanga mu igare yari arimo bamubaza ibyo yasomaga ariko atasobanukiwe ariko amusobanuriye amwigishije bituma asobanukirwa cyane kurusha uko yari abizi kugeza yizeye arabatizwa. Numva dushingiye ku ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana badusomeye hari aho badusomeye umuhesha w'amagambo ijambo rivuga ngo Yesu abwira abigishwa be arababona kumwe mu ijambo ryaje nibwo muzaba abigishwa baje nyakuri. Yabwiraga bene babo b'Abayahudi muri gihe kugira ngo bamenye ibintu bibiri. Hari aho tasomye hepfo aravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzabatura. Nta muntu wamenya ukuri atigishijwe
nta muntu wamenya ukuri atabashije gusobanukirwa ibyo ari byo. Kenshi abantu twishimira kuba abakristo, nubwo nyine bivuga abakristo bose ni abakurikira kristo, niyo mpamvu baba barize, ariko kugira ngo bitwe iryo zina hari haciye imyaka myinshi ari abigishwa cyangwa se ari abakurikira inyigisho za Yesu Kristo. Nawe abaraga yadusomye muri Matayo ibice 28:19, haravuga ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa banje. Ntabwo yababwiye ngo mugende mu mahanga muhindura abantu kuba abakristo, yababwiye ngo bahindura abantu kuba abigishwa. Kandi abo yari atumye nabo bari abandi bigishwa bari barigishijwe, none uhabona bageze ku rugero rwo kwigisha abandi. Umwigisha n'umwigishwa umwe agomba kuba arushijeho undi ubumenyi bwo gusobanukirwa icyo dutumwe cyangwa se icyo itorero ryakagombye gukora, nuko ryakagombye kwigisha abizera bakabasha kumenya neza no gusobanukirwa kuruta uko abantu bakwita abakristo. Kuko cyane urebye iryo jambo nta n'ahantu henshi rivuga nyine gusa ahantu hamwe muri Bibiliya bavuga mbese abakristo. Aba ngaba turi kubona aha ni abakristo, kubera ko ari kristo ubwami bw'Imana bagana bamamaza babiterera kristo, ariko siyo yari intego, siyo navuga ngo isoko cyangwa se inkomoko y'icyo bari batumwe na Yesu Kristo, twaruhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Ni ukuvuga ngo icyo twakunze gukora cyangwa se twakunze guharanira kumenya cyane ni ukuba abigishwa kuruta uko twoba abakristo. Kuko abakristo yego nibyo, ariko cyane iyo twize nibyo bidufasha kugira ngo turushijeho gute gusobanukirwa. Rero murakoze cyane, turi mu kiganiro nta kibazo. Merci nawe araza kugira icyo bivuzeho, ariko uko numvishije uvuze ko umuntu akwiriye kuba umwigishwa cyane kuruta uko yokwitwa gusa uwa Kristo, kuko n'ijambo ryavuze ngo abigishwa nicyo babise abakristo. Sinzi aho twasomye. Murakoze cyane, turi mu kiganiro nanone cyo kumenya ese abakristo ni bande, abigishwa ni bande. Merci, murakoze cyane, ushobora gukomeza nawe ukagicuvuze. Murakoze cyane, murakoze rwose. Cyari ikibazo ikibazo kirumvikana. Twasomye twavuze ngo ese umwigishwa n'umukristo ese niba ese iryo zina ni amazina asa, ni sinonimu mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo iryo zina risobanura irindi cyangwa rimwe rifite uko ryitwa irindi. Kandi mwumvise uko apotre yavuze ngo rimwe rifite inkomoko yaryo rigafite. Ni ukuvuga ngo abakristo ntabwo ari Yesu wise abayoboke ngo abakristo. Yesu we yabise abigishwa, hanyuma abandi bantu batari bakijijwe nibo bagiye bavuga ngo abangaba ni abakristo. Ni ukuvuga ngo rimwe twagiswe, ni nko kuvuga ngo izina rimwe wobyara umwana, noneho wobyara umwana, hanyuma umuturanyi akita umwana izina, nawe ukamwita izina. Kuvuga ngo rimwe rifite iryo zina ryiswe n'abantu, irindi naryo ryiswe na Kristo. Rero mu kuri guhari kw'iryo zina ryiswe inkomoko yaryo ko twaryumvishije ni amazina amwe ntacyo atwaye ko twayitwa yombi. Murakoze cyane. Murakoze rwose. Ngendamizanya na Apotre ibyo yavuze. Urebye ijambo umukristo mu gihe cy'intumwa bari bafite uburyo bitwaga followers cyangwa se abakurikizi bakurikira Yesu, bitwaga brethren, abavandimwe. Zose ari amazina y'abitiriwe. Noneho baza no kwitwa abigishwa ba Yesu. Urebye niyo magambo dusanga ari biblique. Naho ijambo Christian cyangwa se abakristo
byabiswe n'abandi bantu cyo kimwe n'ukuntu abantu bitwa ngo Caesarian. Aba Caesarian bari abantu basiza ni Amirere Caesar noneho bakitwa Caesarian. Abo rero bavuze ngo ni abaslave cyangwa se imbata za Caesar za Caesar. N'abakristo rero biswe imbata za Kristo ariko babyitwa n'abatara bakristo. Gusa jewe nta kibazo bibona no kibazo ndumva nyine ntabwo bifite inkomoko muri Bibiliya. Sindibona mu kibazo cyo kumwe n'abandi bantu benshi niyo nasizemo mpamvu kugira mpamvu ndabibona mu kibazo ni uko twamaze kubyakira mu mitwe kandi tubikoramo n'ibindi byinshi. Urebye nko mu tureke n'urugero rw'ayo mazina tugende ku rugero rw'amakanisa. Ikanisa yitwa ikanisa rya Kristo, right? Iryo yitwa ikanisa rya Kristo ariko nyine dufite amapelasiyo arenga amamiliyoni y'amakanisa. Ushatse woyita ngo Jewish, ushatse woyita uhuru ushaka ikanisa waryita ngo ushaka, ariko ntibiribuze kuba ikanisa ry'Imana. Rero icyo nibaza none tubaye twise amakanisa amapelasiyo atandukanye kandi bitari biblike, kuko biblike tubona gusa ko ari ubwami bw'Imana, kingdom of God, cyangwa se the church of Christ. Izo nizo tubona muri Bibiliya. Ariko noneho dufite amapelasiyo arenga imiliyoni. Ikibazo rero nibaza ni ikivuga ngo none ko dufite amapelasiyo y'amakanisa atandukanye kandi tukabona ni ibisanzwe tukabyakira. Rero njye numva kwitwa n'abakristo cyangwa se tukitwa intama za Kristo cyangwa se tukitwa abigishwa ba Kristo cyangwa se abakurikira Kristo, njye numva nta kibazo bifite umugabo. Murakoze cyane. Merci. Ngira urabyumvishe Apotre we ati kwitwa abakristo ntacyo bitwaye. Abe nanjega rero Apotre numva ntacyo bitwaye, gusa ikibazo ni ukumenya ese yiyo mpamvu Yesu we yavuze ngo mube abigishwa banjye. None se kwitwa uwa Kristo birakuraho kuba umwigishwa wa Yesu, cyangwa kuba umwigishwa wa Yesu birakuraho nanone kuba umukristo? Naho ngaho Apotre arashobora gusura kudusobanurira, ariko jewe naje numva ko kwitwa umukristo nta kibazo. Turi abakristo n'ubundi, ariko kandi dushobora kuba turi abakristo kandi tukaba n'abigishwa ba Kristo. Ikibazo ni uko abantu bazi gusa ko ari abakristo ariko ahubwo batazi ko ari n'abigishwa ba Kristo, kandi igikomeye ni ukuba umwigishwa wa Kristo. Murakoze cyane, muganiriye neza. Uti merisigo kwitwa Jewish doke icyo witwa cyose ntacyo bitwara. Izina ni ikintu gikomeye cyane. Izina ni umuntu. Izina mu kinyamurenge nzashaka kuryumva cyane kubera Bibiliya kuyisoma. Abanyamurenge bazavuga ngo ukwanga kwita nabi, ukwanga aza kwita nabi. Donc izina ribi uba uri mubi. Uko witwa aba ari mubi cyane, ntawo kwemera ngo yitwe nabi. Wozi ntakubwira watutswe gutyo cyangwa wabisizwe, ariko tiwo kwiyita nabi. Ese ari wo kwihanurira nabi? Ntawe uzawihanurira. Umuntu wese yihanurira neza. Rero kubijyanye n'aya mazina yombi nabwiye ko ari muri Bibiliya yombi, ariko inkomoko niyo harimo content, niyo harimo ireme. Donc isoko ry'ikintu nicyo kintu, isoko rito niyo botobororeye wowe tuzosha amazi gusa nubwo
batobora amazi ayo ngayo aratungana aza nyuma kwa gumwe arahamaya byane bivuga musukuri aya mazi ku Yesu ni Kristo yo ni izina rye wasizwe turaryemera yanditswe muri Bibiliya nirye ni ryari ni Kristo mwana w'Imana ihora niko Petero yavuze Yesu arabishima arabwamurami mwariko tibivuye ku nyama n'amaraso bivuye kuki mwuka wera kumana data niyo gucuriye kuko ndivyo mu nyama n'amaraso hari ikintu cy'ingenzi umukristo wese agomba kumenya ko inkomoko y'iki iki turimo kiva gifite izihe reme gifite izihe mbaraga nguwa ko icyavuzwe n'Imana n'icyavuzwe na Yesu kiratandukanye cyane n'ikivugwa nabo kiratandukanye cyane n'ikivugwa nabo abantu bose n'ab'Imana ariko bose s'abana b'Imana abantu bose n'abakristo kubw'ijambo riba muri Yohana igice cya 3:16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'iki kugira ngo umwizera wese mwumva ko kandi yashizemo yatanze mu isi kuko Imana yakunze abari mu isi bose barimo ibaheza Kristo ariko ngo kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe iki ubugingo buhora uwizera Kristo numeze suwa Kristo kuko Kristo Imana yamuhaye isi ariko muri abo bari mu isi Kristo yahawe Imana yahawe abari mu isi bose ukira nukuvuga ngo naba bandi bise abayoboke ba Kristo bakabita ngo naba Kristo nabo bana ba Kristo abayoboke bana nabo bana tuvuga ko nabajya bapagani n'abakristo nabo bana ba Kristo bajya banze Kristo nabo bana ba Kristo sawa kubera Imana yatanze Kristo kuba mu isi bose ariko za kuvuga ngaka harimo filosofi harimo ubwenge bw'Imana uwasomye rero agomba gusobanukirwa utarasoma adashobora gusobanukirwa aravuga ngo umwizera ni uwumva ijambo rya Kristo Bibiliya ivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo wumva ijambo rya Kristo utigishijwe rero ngo se basumva batigishijwe batandatu bazabwiriza gute batatu bivuga ngo Yesu atumwe na Data kwigisha abantu bumva basobanukirwa niba barakumva no kwiga no gusobanukirwa bahinduka bizera abo ngabo bahabwa ubugingo bahabwa ni buhoraho n'iki umwuka wera utanga ubugingo iyo umuntu amaze kumva amaze kwizera ahabwa umwuka wera akamuha ubugingo umwuka wera y'uduhu niyo mpano y'Imana itanga ku wizera Kristo rero uwo muntu si umukristo umwigisha amen si umukristo umwigisha rero kuba umwigishwa biraruta kuba umukristo kuko kuba umukristo abantu bose binjira mu kanisa kuko wari ukoze mu kanisa abantu bose binjira mu abakristo none se niko kuri abari mu nabigishwa n'abakristo ariko sabiki usanga benshi abakora shaka umukorano cyane abakora babaho batagira Bibiliya babaho batagira ijambo bibaza basoma none n'abapagani cyangwa n'abakristo ko bararirimba gospel ntabwo bararirimba sita ko bararirimba gospel abantu n'abakristo ariko se abo n'abakristo ariko si abigishwa nibo bizera abigishwa nibo bana b'Imana utari umwigisha si umwana w'Imana niwe yasomye
hariya yasomye yesu yarabasobanura yari yagiye abwira abafarisayo babaje impaka abana ba Aburahamu nyakuri hariho abana ba Aburahamu batari nyakuri kuba umukirisitu ni ukuba umwana utari nyakuri ariko kuba umwigisha ni ukuba umwana nyakuri kuba umukirisitu ni ukuba umwana utari nyakuri Aburahamu yari afite abana uburyo bumwe yari afite abana nyakuri akagira n'abana batari nyakuri abana batari nyakuri nibo abandi bavugaga ku mubiri ariko batize ibyo Aburahamu yize Yesu rero arabasobanurira yazababwira ngo mwebwe muri abaso Satani mwebwe murasa na so Satani timuri abana ba Aburahamu bamugisha babo arababwira ngo nimwaguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa nyakuri abigishwa nyakuri egara abana nyakuri utari umwigishwa dushobora kuba umwana kandi Yesu yatuzaniye ubushobozi bwo guhinduka abana duhinduka abana twize ijambo ry'Imana witiga ijambo ry'Imana utagira ijambo ry'Imana turi umwana w'Imana turi umwigishwa ariko uwa Kristo kubera iki witwa uwa Kristo kubera iki witwa umukristo ni ukuri mu ikanisa ni ukuririmba gospel uririmba ibyo utabikora uririmba ibyo utazi cyo bituma Pawulo yazababwira ngo Imana itazwi arayibabwira arababwira ngo ndaje kubabwira Imana itazwi utazi yaje kubigisha Pawulo yaje kubigisha rero bavandimwe ndeke ku abatumirwa abashyitsi nibo batanini gusa ko turaganira mugira amahoro akoze cyane apotre yarabisobanuye neza kandi hariho ikintu numvishije nagira Messi nawe wacumishije ko naje twari dusa nkaho turi ku ruhande rumwe noneho nsanze abantu bose muri isi n'abizera n'abatizera bose ni abakristo kuko twese twaremwe n'Imana kandi twahawe Kristo gusa tibashatse gusa kumwizera hariko ni ukuvuga ngo nawe n'uwawe umunsi uzomwizera azoba uwawe ni ukuvuga rero ngo kuba umwicu niyo mpamvu Yesu we yavuze yabatandukanye ntiyavuze ngo muri abakristo ntiyavuze ngo muri abakristo ahubwo we yaravuze ngo ushaka unyizera azaba umwigishwa nyakuri kandi yatumwe mubi aho ariko abe ntibamwemera abamwe yabahinduye kuba abana b'Imana ni ukuvuga ngo kuba umwana w'Imana egale kuba umwigishwa w'Imana batwe abataramwemeye barabana yatumwe ariko cyasaba ariko sinabarabana murakoze cyane ni ukuvuga ngo kandi hano hanze aha babwire n'ikindi kintu hano hanze aha ntawe utemera ko Yesu ari umwana w'Imana niyo umubajije arakubwira ati Yesu arahari gusa ikibazo kiba gihari ni ugukora kuzi ubushake bwe ni ukumwemera ariko kwerera kuba umwigisha kwemera rero ibyanditswe no kwemera ni ibyo ngibyo rero reka nanone umushyitsi wacu akomeze tuganirize nawe icyo yumva muri ibyo ngibyo ngira wari wumvishije ko yari yavuze ngo kuba umukristo si ikibazo nta probleme irimo ariko ikibazo gusa gihari ni ukumenya ko koko uri umukristo ni kako yari yavuze neza murakoze cyane turanezerewe cyane kuri iyi deba nziza ijanye no kugira ngo turusheho gusobanukirwa Apostle ageze neza cyane yagaragaje gusobanura ko avyumva ashiye ku ijambo ry'Imana ni natwe tuje ushima cyane burya ibyo dukora byose bijya ijambo ry'Imana rimwaza n'amarangamutima y'umuntu ariko iyo duhagaze mu ijambo ry'Imana kuko ari ryo tabaza Zaburi 119 n'umurongo w'105 izwa mu ijambo ryawe Mana itabaza muri ibintu zaje mu muco muri kizira zacu ijambo ry'Imana burya n'iryo tugomba gushingiraho iteka ryose iyo dukora ibiganiro nk'ibi kugira ngo tuzakuzanire hirya y'ibiriya ngo bigora abantu rero Imana wese umugisha kuco abasha gutangaho urugero ririya jambo abantu benshi babona iryo jambo rikuru sinzi nyine niba
babivuze ariko njyewe rero ko amagambo yose ari makuru muri Bibiliya ririya ryo muri Yohana birabice 3:16 itugaragaza ko Imana yakunze abari mu isi yose cyane no kuvuga ngo ntawubejwe mu vugambi bw'Imana ariko hasi rero condition igaragaza ko noneho hari ukuntu gusa no gutandukanye nubwo bitangira aravuga ko Imana yakunze abari mu isi bose cyane zatumye umwana wawe kugira ngo umuntu namwizera Yesu wananje rero iri jambo kenshi nkunze gufata izina ry'umuntu izina ryanje ngavuga ngo kuko Mutoni yakunze Kristo cyane noneho ko Kristo yakunze Mutoni cyane zatumye itanga umwana wawe kugira ngo Mutoni namwizera atazagenda aho gahoro gukora no kuvuga ngo umuntu wese agiye afata izina ry'uwo kare ku bitare ahantu yomenya agaciro k'ivyo Yesu yakoze ariko abataramwizeye yumva already nubwo yabapfiye ariko niba baracakije y'umurongo ni nabo tumweho mu isi kugira ngo tubabwire ubuntu bagirwa na Yesu Kristo kubapfira no kubazukira kugira ngo tuzabane mu bwawe dusuye ku ijambo ryacu tukaba tuganira rijanye no kwigishwa no kuba umukristo iyo urebye muri Bibiliya ubundi tumwe gusa ibintu nka bibiri cyane jewe n'ivyo mbona muri Bibiliya hari ijambo ryitwa kwigisha n'ijambo ryitwa kubwiriza ni ikintu gikorerwa hanze y'amateraniro ndavuga aho duhurira mu itorero hanze niho abantu bakwiriye gukorera icyo bita kubwiriza kandi kubwiriza bifata umwanya muremure cyane ni ukubwira umuntu gusa ngo ave mu byaha biwe yizere hanyuma iyo amaze kwizera rero akaza mu itorero iyo ageze mu itorero cyangwa se mu nzu y'Imana nta kindi hakorerwa icyo bita kwigisha niko gufasha umuntu kugira ngo asobanukirwe byimbitse bya bindi yabiyewe mu ncamake kugira ngo arushizeho kumenya ni naho yambanga cyane muri ziriya mpano zitanu ziriya gitabo cya Efeso ibice 4:11 iriya ya nyuma ivuga ngo umwigisha niyo ikora kuko Yesu muje yakoraga kenshi yabwiye abigishwa abo yarasanze ku nyanja arimo Petero arababwira ngo bamukurikire arababwira ngo bazabaruje baba ariko ntiyarekeraho ngo kubikira kwiwe bituma ngo abahindura abigisha atangira kubigisha rero ivyo bazakora cyangwa se ivyo bazobamo kugira ngo bese bisimbu ivyo bari bahozemo bari bamenyereye ijambo ryo gukora ijanga n'ibindi hariya ku nyanja noneho bigishwa zimbitse ivyo bwami bw'Imana bakora icyo bita kwigishwa ni nayo mpamvu bigise Yesu mwigisha ntabwo Yesu arababwira bazamwiganye bamwita mwigisha ahubwo kubera igikorwa yakoraga cyitwa kwigisha niyo mpamvu bamwitaga mwigisha kubera ko ariwo murimo yakoraga niwo murimo wari waramuzanye yari yaje kwigisha abantu ivugana bw'Imana natwe icyo dushinzwe cyangwa se icyo duhamagariwe tumaze kwizera dutumwe mu isi kugira ngo tubwire ibyaremwe hose cyangwa se abaremwe iyo usomye mu gitabo cya Luka ibice 24 n'umurongo wa 45 cyane kuri 47 hazavuga ngo abumva ubwenge wasobanukirwa ibyanditswe kugira ngo usobanukirwe ibyanditswe urumva no kwiga n'ubundi ngo abumva ubwenge urumva inzara zose kandi babaga bakuru bamwe bari bamize urumva ndabiagaza ku ijanga badafite ubwenge ariko Yesu ngabona bafite ikibazo cyo kutagira kutamenya ngo abumva ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe hanyuma arababwira ngo nuko rero kubabarirwa no gucungurwa bikwiriye kubwirwa amahanga ngo bahereye kuri Yerusalemu niho yabahereye ni ukuvuga ngo tageti ya Yesu Kristo kwari kwigisha bariya muri bamara gukura umuriro yavuze ngo umuntu maze gufatwa acakoze yani magambo kuvuga ngo ko bamaze kumva tibakwiye kugenda kugira ngo babashe kubwira abandi ivyo babwiye bakora iki babi barabigishwa nawe arumwigisha ni ukuvuga ngo ubwigishwa n'iryo jambo rifite ireme rifite imbaraga teaching cyangwa se kwigisha cyane kugira ngo turushizeho kumenya abantu bose numvise aposto abikoraho cyane ku baririmbyi ukuntu abantu uretse n'abaririmbyi n'abakristo basanzwe nyine abaza amateraniro aho usanga bafite Bibiliya bake n'abazifite bazisoma bazitora nyine umunsi w'amateraniro bakaza yibungura akaza kwicaraho
ariko si ubuzima bwo gukomeza kugira gute guhanga ushyiramo amaso ushyiramo ibitekerezo kugira ngo barushizeho kugira gute kumenya. Ni nayo mpamvu usanga abantu badakomeye muri mujiriro jabo iyo haje ikintu cyose kimurozaho mbese kimurojeje kubera ko ntabashikamye kubera kutamenya. Iyo tumaze kumenya rero bidutera rero guhagarara tukaba abahamya nyakuri. Naho ijambo ubukristo tirikomoka kuri Yesu ukuri nk'uko bigaragara hano n'abantu babarivuze kandi ntibarivuze barabashima barivuze basa nkaho batarura mu bandi bantu bati bari bariyaga mwamubona ni abakristo kubera ko bavuga ibyo abandi bantu batavuga. Kumva jewe ushingiye ku ijambo ry'Imana twaba twakomeza kurushizaho kuba abigishwa kugira ngo tumenye habana Pawulo yabiye Efeso arababwira ngo tumenye mu murangararo tumenye ubujakuzimu tumenye ubujajuru bwa Yesu Kristo titwobimenya ibyo byose tutizi kandi abantu babiga bazabanabaza iyo abantu babiga bakunze kubaza no mu ishuri abize ibisanzwe by'isi iyo dufite umwarimu wayigisha ni ukuvuga ngo abantu barabaza kubera ko tutiga mu nzu y'Imana cyane bituma abantu kenshi no kutamenya batamenya. Rero biradusaba kugira ngo dukore iki twigishe ni nacyo twatumye na Yesu ngwino nanga Yesu hindura kuba bigishwa baje dusubire ku mwimerere w'ivyo twatumwe n'ivyo byadufasha ari byo Kristo yasize kwisi. Jean no pariko ko murakoze cyane arabisobanuye neza. Hariho n'ikindi kintu navuze jewe numvishijemo ikintu kivuga ko mwitorero hakwiye kwigishirizwa abantu gusumba kuhaburiza. Ariko se tugiye nyine bizengenana mu bibazo kugira ngo wenda tuje kugana ku musozo w'iki kiganiro kandi tunagushimira usobanuye neza cyane bitumye ngira ibibazo byinshi za kubaza kuko uvuze uti mu itorero ni ahantu muzi ukuri ho kwigishirizwa ntabwo ari ahantu ho kubwirizwa ahubwo abantu bakwiriye kubwirizwa hanze kugira ngo abantu bareke ibyaha noneho baze mu itorero nibamara gushika mu itorero bigishwa. Aha ikibazo rero mbaza ese umuntu yoba umukristo ariko atari umwigishwa wa Kristo akaba umukristo akaba uwa Kristo ariko atari umwigishwa birashoboka? Icyo ni ikibazo muza kunsiza iki kuki abakristo nabo nivuga abakristo numve abayoboke kubera iki abayoboke b'itorero bakunze kwitwa cyane bavuga ngo jewe ni umukristo w'itorero runaka aho kuvuga ngo jewe ni umwigishwa w'itorero runaka cyangwa ndi umwigisha wa Kristo ahubwo akavuga ngo jewe ni umukristo gusa. Ni ukuvuga abantu bakunze kuba abakristo gusumba kuba abigishwa. Ndaza kugira ikindi kintu mbaza cyane ni nayo mpamvu wenda muhora muvuga ngo abantu ngo ntibakuze kuko Pawulo yigeze kwandikira abantu aravuga ngo twigire imbere mu bya Kristo ngo abantu boye gukomeza kuramizwa kuko iyo umuntu ari umunyeshuri mu by'ukuri azava mu wa mbere akaja mu wa kabiri akava mu wa kabiri akaja mu wa gatatu kubera ko ayi kuko ndagira ngo nkaco Pawulo yaravuze kuko niwagera mu wa gatanu wa segondere utangire bakwigishe amasomo yo mu kiburamwaka yo muri Galatienne. Bivuze rero ni nayo mpamvu cyangwa niyo mpamvu abantu ni abakristo ariko abantu si abigishwa. Ni nayo mpamvu mukomeza mubabwira ko batakuze. Murakoze cyane sinzi ko icyo njye narishatse kuvuga icyiza narishatse kongeraho ukuntu kumwigishwa ari byiza cyane kuruta kumukristo buri bwo bibyumva neza. Nibuka hari umunsi umwe nari nicaye mu rusengero bicaranye mu butumwa baratambuka bavuga ngo usome mu gitabo cyangwa uzeye none umuntu twari kumwe ni umugabo mukuru ntabwo muri umujene kandi umugabo w'umusaza noneho wa mugabo muvuga ko amaze kuvuga ngo usome mu gitabo cyangwa se ikintu yavuze cyarantangaje. Nagiye kureba mbona karashaka iri no mu itangira hafi na za no kuvuga arashaka mbona atari agenda iriya mu byahishwe
arashaka arabura noneho haravuga ngo uwo ni bacyawuze yabaye ibyo niyo yambaye yavutse amaze kuvuga ngo ndavuga ni uwo ni perezida wa korali uwo ni umukristo uwo ni umukristo ariko mu by'ukuri ntabwo yafashe umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Hari umugabo umwe muri Dan Spera hari ibintu yavuze ibintu bikurikira mu itorero yanabyise intebe zine z'itorero cyangwa se z'abigisha. Yaravuze ngo ikintu cya mbere ni come and see, wino urebe. Iyo ijambo Yesu yarikoreshaga ahasanze abigishwa bamubwira ngo wino urebe, bakaza bakareba. Ibyo wabisanga muri Yohana 1:29. Icya kabiri bamaze kuza bakareba bagashima, yarababwira ngo follow me, munkurikire. Ibyo nabyo biri muri Yohana 1:43. Bamara gukurikira ari abenshi usanga bahagarariye, baraza bakareba, bamara bagakurikira, ariko bigarangirira aho ngaho. Noneho hariho level ya gatatu. Level ya gatatu yaravuze ngo follow me, fish for people, munkurikire, hamara noneho uzarobe abantu. Urumva harimo kwiga abigisha uburyo bwo kuroba. Level ya nyuma iravuga ngo go and bear fruit. Ni ukuvuga ngo bagutuma mu isi uje kwera imbuto z'umurimo w'Imana. Ibyo rero byose ntibyahaba tutabayemo kwiga abantu baba bigishwa ba Yesu Kristo. Wakoze cyane. None data twakomeje tuganira imana wumva baraganira neza biramfashije cyane. Izo umushyitsi yavuze ni koko ni nazo merci yunzemo kubwiriza ni hanze. Yesu yabwirizaga hanze, yagendaga ku makuseti ku misozi akabwiriza, yarabwirizaga ariko yagera ku bibi akabigisha. Kubwiriza ni ukuhamagara abantu ngo nimuze mbere. N'ubundi Yesu yageraga iriya hanze, niyo yakoreye ibitangaza byinshi. Mu bigishwa atabitangaza Yesu yakoreye. Yesu yakoreraga ibitangaza. Yesu yagaburiye abantu hanze muri kurusenge. Yesu yakijije abarwayi iriya hanze, ariko bagera mu bigishwa akabigisha kuri niyo bamubarizaga n'ibibazo byinshi, bakamubaza bijya wazuvuga ko tutabyumvishije, noneho Yesu akabasobanurira neza, akabigisha bariga babana nabo. Rero abantu bavuye hanze baraza haraje benshi basubiyeyo. Hari abaje bazanywe nuko ahagaburira abantu imigati, barahageze Yesu arabereka. Yesu yamenyaga byose. Yesu arababwira ngo mwebwe ndimungurukiriye iyi mikati ejo mwararibura, nicyo kibazo. None uyu munsi nije mutsima murange ababimyoza bose barabye, nije mutsima w'ubugingo. Ukiri aho ngaho amaze kubabwira muri uwo mutsima, Bibiliya iravuga ngo bose bamaze kukongoka wahindukira n'abishara bose nabo bashaka kugenda, kubera ko bari barize, bari bazi ko umutsima gasakaba n'amazi. Rero baravuga ko kuvaho tukaja kwa no ufite amagambo meza kandi ibo barayumva abagiye none dufate ko bagiye aba Kristo. Yego batamukurikiye bari barasobanukiwe ko isabwe n'umutsima ari umazi n'ubugingo. ikabisa niji no abo bose bari baraje barabonye, ariko tibemeye kwigishwa cyo cyatumye bimyoje. Nicyo gihe yababwiraga hejuru y'umutsima n'ibiki, mbese byari isomo bagomba gutega amatwi bakumva ari umutsima, kuko yabasobanurira ntimwumve kugeza bamuvuyeho, nuko bari kubanga kukwiga kuko n'ubundi abantu kandi bari baje
bari bakurikiye Yesu bari bakaza bakurikira Yesu ariko tibenderaga bakamukurikira ibitangaza tuje kureba niho hariya uwo mugabo yakuze intebe ya Yesu yabwiye abigishwa arambwira ngo nimwakunda muzitondera amategeko niyo n'ubundi abanyisirayeli abayuda bigaga itorero ry'Abayahudi bigaga amategeko Mose yigishaga amategeko abatambyi bigishaga amategeko Yesu nawe ngo arababwira ngo mwebwe nimwakunda niba muzitondera amategeko ya muzitondera amategeko ya kandi ushaka kubikorera ushaka gukorera Kristo yiyange gukorera umusaraba we bivuga urivaho ukurikire wiganima ni nacyo gituma Pawulo yavuze mu bwete mu cyanje nta kindi nuko Pawulo yari yanyise yagiye kuryama mu birenge bya Gamaliyeli y'amaka yose aha yigishwa kugira ngo amenye uwo muhamagaro amenye neza umuhamagaro yagize imyaka 3 ukiye abigishwa bamaranye na Yesu muri harimo mpamvu bahabwaga izo bazi bivuga ngo ikibazo urumaze ikibazo cy'umutwe abakirisitu bose sabiki umwigisha ni wemeye kuja ku ntebe agaca kuri za ntebe zine bavuye gutuka akaza akareba akicara hasi agakurikira akitondera amategeko agahinduka ahindutse rero agahindura abantu niwo kuba barozi yaragize akirinda uwo n'umwigisha niba uza wera imbuto hano mu muhanda aba bose ntibazabera imbuto bazazikomeza hano mu ikanisa ntawe usigura imbuto keretse wa wundi nyine zananiye mu ikanisa ntibazo basigura imbuto zazitubwira hano hanze naho umuntu ni bakeya nabungu kubera ko ikanisa ritabaye ishuri ryabaye ibindi bintu cyo gutuma tubateranira amagambo abantu tibizi tibasobanura tibazahorana tibanazahorana n'itorero tibari kuko waruvuze kubera iki bitwa abakristu tibitwe abigishwa b'itorero bakitwa abakristu b'itorero no kubera ni bazabahabana tibasobanura wiza gasobanura Bibiri rabango ni mugera ngo muzu y'Imana ngo murinde ikirenge cyane uwo n'umuntu wamenya ahantu wagiye ni mwishu ni muri discipline ni mwishaka ntabwo umunyeshuri utaza yitwara uko ashaka umunyeshuri utaza kuba uko ashaka agenda ku mategeko y'ishuri agendera kuri mwarimu yumva mwarimu ariko twebwe kubera ko hano tutazi ko ari mwishuri umuntu wese tashika ngo arinda ikirenge aragwana arabishana n'umwigisha nazanigisha rero bundi umuntu uri mu ntebe akazagendesha pani ari mu ntebe kubera kutiga kutamenya aho Yesu yarabwiye ngo musiyoni wepesi wa kusenga murinde ikirenge cyane murinde akanwa kawe aho mugeze aho muri muhamenye mutega amatwi mwumve isobanura ariko kubera ko batarabigishwa babaye abakirisitu icyo bituma bahagwana kandi ijambo umukristu abantu benshi mbese ni nka urabona umuntu yizera mu gitondo undi akaba amaze igihe yarizeye wenda tuvuga wenda afashe amezi 2 imyaka ingahe bose mu gitondo kimba bakaba bari basanga bose bari kuri level imwe cyangwa se bari kandi Bibiliya ibintu byose birasobanutse Bibiliya ubugenzi bwa Kristo n'ubuzima bw'umwana wavutse nta mwana wo mu gitondo yamamerwa ngo yamaho umusaza yamagira ivi bisaba nyine kugenda intango kuyindi niba mu kwiga ibijanye n'ukuri bw'imyaka fizike umuntu yo kwizana n'umwana w'umusaza ufite imyaka 70-80 kurya bari uruhinja bagomba gushaka amata bikoma bene ibyo
agakuru ugasanga undi wihindagiriza yakiri mutoya mu myaka akigishwa. Niyo mpamvu uzarebe haba n'unyine hari impaka zihari nubwo atatuvaho cyane ukumva umuntu ngo uriya ngo umwana babarebe ku myaka mbese y'ukurego amatorero y'abana ariko akazi kubivuga cyane hano hanze mu Rwanda n'amatorero y'abana kubera iki kubera iyo babarebe bigaragara ushobora gusanga bamubwira ngo umwana iwe mu buryo bwo mikurire yayo umutima yo kumenya Imana yo kwiga yarize azi ugasanga afite ubumenyi mu Mana buruta umusaza ufite imyaka ijana. Noneho rero icyo gice nacyo ni ikindi kibazo usanga wenda abantu bazakitibeta undi munsi, ariko kwiga nicyo duhamagarirwa kwiga. Niba birivuga ngo ngwino biba bivuze nyine no kuva hanze n'iriya preaching kuva hanze gusa. Uyimaze kwambara rero uzureba ukurikira warangiza kuja gute ukiga, wamara kwiga ukamenya, wamara kumenya ugahinduka. Noneho rero umuntu wamenye nawe ugomba kumenyesha abana. Icyo gihe umuntu aja akora misiyo, ukora misiyo nyuma yo kuja gute yo kumenya naho ibintu aho nyine zacikiye ibintu byose abantu bose basa nk'abana. Inayo mpamvu bashaka kwiga niyo bageze mu materaniro rimwe nyine ntibakeneye cyane cyane baba bafite ibikoresho baje bagafite byerekana ko baje kwiga. Iyo umuntu yaje kwiga azazana ikaramu, akazana Bibiliya, akazana igitabo yandikamo, ariko ubwize ngo urebe neza amateraniro ubajije kandi usanga ntabayizanye, ubajije Bibiliya niyo ikiti. Murakoze cyane, murakoze cyane. Bivuga nuko abakristo sabiki kubera tibere abo birebe tibazi kubera kutamenya tambutobe. Murakoze cyane. None tugana ku musozo ndashaka gusura kubaza iki kibazo. Ese apotre ko nawe pastor ndagrago pastor na merci nawe ndabute. Ese muri iki gihe cyangwa mu matorero yacu urabona ko nko mu itorero ry'ushuzi harimo abakristo kabamo n'abigishwa kuko cyangwa turacyafite gusa cyangwa turacyafite gusa abakristo oye tufite n'abigishwa ubereye kuri n'umwigisha harimo abigishwa wenda naje nikuzi ni ukuvuga ngo ikikwereka umwigisha nuko yiga yemera guca bugufi no kwitondera ibyo yigishijwe amategeko, yigishijwe ijambo ry'Imana aragitondera. Hanyuma rero Yesu baramubajije baramaze gusa tuzobamenyeraho ni gute tuzotandukanya abigishwa abantu n'abatana bose bitiriwe wowe. Bivuga ngo iri zina rya gikristo n'izina rusange n'izina rituwanguruka n'izina ridufungira ahantu ririmo amasaka ingano n'urukundo birimo byo. Ariko umwigisha afite ubutati, afite umwihariko. naho nyine nshaka kumenya. Noneho rero niryo jambo dushaka ngo abantu basobanukirwe. Twebwe tuba abigishwa kuruta uko twoba abakristo, kuko abakristo tuyisangiye n'aba bose batwemera ariko batari. Kubera icyo batari babihaganisha ibyo bakora, imirimo yabo, imbuto zabo ziragaragaza neza ko atari umwigishwa wa Kristo. Yesu rero mbere ngo muzabamenyera kumwe kuko abemeye kwicara ku ntebe kuri izi ntebe zine mbese abemeye kwigisha ry'Imana kuri bakirimo nabyumvishije. Mu kuvuga ngo mu matorero bivuze neza uti dufite abakristo mu by'ukuri, ariko kandi dufite nanone n'abigishwa. Ariko ikibazo njye nsubira kubaza nanone aho ngaho, ese mubona abigishwa iyo mubashyize hamwe n'abakristo mukabashyira hamwe bose mukabigisha inyigisho ntabaharenganira? Ndashaka kuvuga abigishwa ni nk'aho mubakerereza, kuko
uza kumubwira ngo reka ngo ntukazubwira gutya kuko kandi yarahari ikorwa hanze ariko mu itorero haba harimo abigishwa hakabamo niba n'ibishebe hakabamo n'abakristo kuko ga timuza mu imirariya bose bazabisha ariko wewe nk'umushumba ubuziti uyu ni umwigishwa uyu ni umukristo kibaza ikibazo ese uriya mwigishwa ntarengana kuko hari igihe usa nkaho uri ko kumusubiza uhaye umusano wawe gusubiza inyuma cyangwa nuko ntakundi ni kujya Bibiliya yavuze ngo nimureke urukundo n'amasaka byose nuko nyine ntakundi tuzoza duterera uwumva igiwa ryumve utaryumva nuko urakoze cyane reka ngusubize kuri icyo Yesu yigishije abigisha arababwira ndagiye ariko simbasize ngiye kubasabira umwuka nzabohereza umwuka uwo mwuka azubigisha izo mwigisha azabibutsa izo nagendeye kwiga ibyagize tibivuze ngo tubishaka gusa kuzumva ahubwo dukunda kuza kuzumva kenshi gusa icyo nuvuga ku bayobozi b'amatorero abapasitori hano hagomba kuba kubera ko iryo zina ryangombe kandi n'ibifatika n'ibizwi twavuze ku rugero abaririmbyi n'abandi bakristo bari aha batagira Bibiliya ariko abona abakristo ndetse bakora imirimo yo mu itorero abo rero nabo kugira gute kubwirizwa barabwirizwa bakigisha ni ukuvuga ngo buno winjira abapagani hakinjiramo n'abigisha igihe rero haje tuzi ko ari umushinga kuko wari uvuze ngo titwiminani niba ashobora kwinjiramo n'agatenyuka kinjira uwo muntu rero hagomba kubaho abapasitori abayobozi kugira preaching na teaching bagomba kwigisha bagomba kubwiriza bakongera bakigisha kugira ngo abantu bamenye ariko intego y'uyu munsi cyangwa n'ibijambo ni ukuri aya magambo aratandukanye nk'uko twabisanze ko niko kuri kugaragara mu ijambo ry'Imana rero icyo dukangurira abantu n'icyo twifuriza abantu n'icyo abantu bagomba gukora niba abigishwa kuruta kuba abakristo mu babigishwa ntacyo bitwaye abandi bari ku isi akibazo ariko wowe ndeko yawe wumve kugiye umwigisha tiwo kwemera kuba kuja mu kigo kuko warubuze ese noja mu ishuri kaguma mu ishuri rimwe kagishe sinotisi tibikaba kuko nja mu ishuri kiga kugira ngo menye imve mu rwego rumwe ije mu rundi imve mu ishuri rimwe ije mu rundi rero aho bitandukaniye n'abantu ikimenye ko bataba mu ishuri nuko azabonye umukirisitu imyaka 10 atarahinduka uwo kuroba abantu ataraza ku ndebe ya gatatu ataraza ku ndebe ya kane ntaraza kuroba rimwe agize imyaka myinshi mikane bivuga ngo uyu muntu ntabwo ari umwigishwa ntabwo ari umwigishwa iyo ari umwigishwa aba yaramenye kandi yaza kumenya aba yarahindutse ahindura abantu kandi aba arimo yerinda ariko kubera ko atabaye umwigisha akaba umukirisitu yabaye ikintu kira abo tibazigera babona ubwami bwo muri abo nibo bazabona hazuza avuga ngo yari umwitozo sinigeze kumenya kubera ko atakumenya tibiyandikishe tuba ku ndebe y'abanyeshuri tuba muri lisiti y'abanyeshuri Yesu akubwira ngo sinigeze kumenya mva imbere wakivumeho nari umwigiri nari umupasitori wowe wabaye umupasitori gutegwara takuzi tibigeze uca ku ndebe tiwize abigishwa ba Yesu bahawe uko umushyitsi wacu batubwira Yesu asize yarongeye ngo mugende mu mbindurira abantu kuba abigishwa tiyavuze ngo mugende mu mbindurira abantu kuba abakristo mugende mu mbindurira abantu kuba abigishwa
naho Kristo we yaraje n'uw'abantu bose yari Imana yamutanze mu isi yose ariko abasangene abazimu abazungu abazaja ku ishuri baki nibo bazakazizera nibo bazaki Mana bamugisha yuze abandi sinzi ko umushyitsi wacu afite icyo yavuga kigufi cyane hanyuma tukarangiza ikiganiro cyacu reka nanone dukomeye dusabe abadukurikiye ko turi muri cya kiganiro umva usobanukirwe n'iryo jambo ry'Imana umunsi ko turaganira ku kijyanye n'ubukristo no kuba umwigishwa wa Yesu umushyitsi wacu n'imari ijambo afite ashobora kubyongeraho hanyuma tugasoza ikiganiro. arakoze ubasha amagambo nk'uko tumaze umwanya tuvuga kuri iki kintu ntabwo tugiye gushyiraho iherezo ryacu ni ukugira ngo bakomeza kuzumva nawe ukomeza gucukumbure ibiri zivuga ngo bituma tumenya ukuri tuzabatuka hari ibintu nka bingahe nemera kandi sinzemera uko nabihinduje rero gukora ijambo ry'Imana hari ijambo rivuga ngo iyo umuntu amaze kwizera akurikizaho kwiga ariyo discipleship iyo avuye ku icyo ngicyo bimuzanira kandi iyo discipleship mbese kwiga ijambo ry'Imana cyangwa se kwiga ubwami bw'Imana bishimira ijambo ry'Imana nibyo biza icyo bita discipline. Izi discipline nyinshi mubona bashyiraho mu matorero cyangwa se mu materaniro kenshi nizo abantu biremera ariko iyo umuntu yamenye ijambo ry'Imana rigucahira rikubikubuza rigutunganiriza kugira ngo ukore ibisabwa iyo niyo discipline. Hanyuma ni naryo rinashura impano z'Imana cyangwa se icyo umuntu ahamagariwe cyose kubera ko yize akamenya. N'ubu ni ikibazo hari umuntu ukubwira ngo size impano yaje kandi amaze imyaka amateraniro kubera iki? Kubera ko atize ngo amenye neza ari naryo biza gukomokamo kubwiriza abandi cyangwa se kwamamaza icyo wamenye nawe umaze kuzura amaze kubisora. Hakurya nyine aho dutuye cyane bakunda kubivuga cyane bo bazaba bavuga ngo nta bashomesa mu rurimi rwa mbese iyo umubwiye ngo usagaye he mugiye kwiga ndavuga abantu ahantu mu Bugande niko bakunze kuvuga ngo bavuye kwiga umushomesa wahita mu rurimi cyangwa se mwarimu waje n'ubu bazaba bavuga abanyakenya tunaenda gusoma n'ukwiga uretse gusa sinzi twitegurana ibikoresho byo kwiga ariko mu nzu y'Imana ni ahantu ho kugira gute ho kwiga wahamagariwe kwiga ngo tumenye tuzabone gukora ibyo tugomba gukora. Kenshi abantu bakora batarize nacyo bituma ibintu n'abandi bicaye aho batagomba kuba bicaye kubera kutamenya. Iyo umuntu atamenye kenshi asa nk'uwamenye ariko tubizumisha tukamenya bizadufasha cyane n'amakimbirane menshi yashira zatuma dukura mu mbese mu buryo bwiza kubera ko aricyo Yesu yasize. Naho ibyo abantu batwita n'ejo bavuga ibyo ni bisanzwe. Hari amasoni muri Petero wa mbere hariya ahavuze ngo nibabita abakristo ngo ntimukagire ikibazo ngo muzabajegere ni nkaho cyari ikintu kizamuka cyari bakimenyereye already mwumvise ariko bibahamagara ntimukacike intege ngo bitume mutitego cyangwa se icyerekezo cy'ubuhamagara ariko icyo cyari cyo bari bamenyereye bari basanzwe bazi nk'uko babigishwa ba Yesu Kristo. Murakoze cyane. Merci. Ijambo rimwe dusoza ikiganiro cyacu hanyuma dusoze turarangije. Ndabashimira gusa ku kiganiro cyiza mwateguye by'ukuri n'ubwo ari ikiganiro murakoze cyane. Ngayo rero nguko ikiganiro cyacu reka tugisoze gutya tuvuga tuti mwakoze cyane ngira mwumvise aho ijambo ubukristo no kuba umwigishwa bitandukaniye kandi dusabe abantu kuba abigishwa gusumba kuba gusa abakristo. Tunasabe n'abayobozi b'amatorero yacu gufokasinga cyane ku bijyanye no kwigisha abantu nibiba ngombwa bajye bagira amaserivisi nkangahe harimo kwigisha harimo kandi no kubwiriza kuko ndabizi turacyafite abantu bagikeneye kubwirizwa kugira ngo bave mu byo barimo. Rero ndabashimiye cyane Imana umugisha. Reka dusabe abadukurikiye
cyangwa abakunda ibiganiro zacu kuri The Kingdom TV gukomeza kuduheza share, comment no kugira subscribe ndetse no kubitanga hirya no hino kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'ijambo, bamenye ijambo ukuri uko guhagaze. Mwakoze Apotre, turamushimira, turashimira umushyitsi wacu kuva mu Bugande, turashimira Merci wagize icyo akontribuwa. Imana yo mu ijuru bagirire neza naho gutaha, ariko mbere yuko dusoza reka Apotre nanone kubera ko ari umubyeyi wacu kandi asengera ijambo kugira ngo ijambo rigire impact mu bantu bizagira icyo gihindura. Murakoze cyane naho gutaha. Imana uhoraho mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye Mana mu ijambo ryawe ryiza. Turashima Mana yacu itari gikomeye ubwo kwiga ndetse no gusobanukirwa. Turasaba Mwuka Mwami Data nyine wo kwiga mu manuke mu bantu matorero, abantu bige bamenye kandi basobanukirwe, basome Mwami Data twohereze Mwuka Wera dusobanurire, kuko n'ubundi Mwuka Wera ariho kugira ngo atwigishe kandi Mwami Data y'ibihe adusobanurire ibyanditswe, adusobanurire iby'Imana, tumenye neza Mwami Data inkomoko y'ijambo ryose, isoko yaryo, kandi Mwami Data tumenye ibyo twita n'ibyo dushakira n'umurimo wawe Mwami Data gusa mu isi wari gucungura, wakumvise, wagutegereye n'igucungurwa Yesu Kristo wa Nazareti, mwana w'Imana, Mana isumba byose. Turakwinginga kugira ngo abumva bose babashe gusobanukirwa, abumva bose bashe kwiga, abumva bose bite kukwiga kuruta Mwami Data gusa muri rusange, bahindukire rwose babaye abana b'Imana. Mwami Yesu turagushimiye ko tuba abana nyakuri, tutaba abana gusa batari nyakuri. Mwami Data tuba abana nyakuri, tuzawe cyangwa tubeshejwe no kwiga no kumenya ijambo ryawe. Turabigishwa Mwami Data kuruta kwitwa ayandi mazina twitwa n'abantu, ahubwo duhinduke kuba twishimire kwitwa iryo Yesu ashaka, iryo Imana ishaka. Mwami Data nyiribiye iryo ari ryo ryamuzanye n'iryo yashatse kuduhinduramo, aba ari ryo Mwami Data duharanira rya Kristo Kristo, natwe duhinduka abigishwa, duhinduka ishanga ryera, duhinduka abana b'Imana. Mwami Yesu turagushimiye kuko tugiriye neza, kuko duhinduze ijambo ryawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, weza iraba bose babashe gusobanura Mwami Data nyiribihe ijambo ryawe, ndetse Mwami Data bahamagarira benshi kugira ngo binjire mu ijambo, bashe gucukumbura bamenye neza. Wahezagiye bagire neza umuyobozi wa Kingdom Mwami TV, Yesu Kristo ahabwa umugisha w'Imana iduhamagarira ibiganiro, izina ryawe yagucyubahiro mu izina rya Yesu Kristo.